benshi iyo bavuze ngo Satani bumva ko Satani ari umuntu mubi, ari umuntu uteza ibibazo, ari umuntu udaharanira amahoro, ari umuntu wananiranye, ari umuntu w'ikirara, ari umuntu ugira za rwaserera, ari umuntu ugusha abantu, ari umuntu wanga ikiremwamuntu urunuka, ari umuntu utifuza ikiremwamuntu na busa. Gusa nanone Satani, abazi Satani tumva ngo ni umuntu mubi, ni umuntu uduteranya n'Imana, kuko tukibaza Satani ko yabanaga n'Imana, niki cyaje gutuma Satani agirana amakimbirane n'Imana? Ko kera Satani n'Imana bari inshuti, babanaga neza, Imana yamukoreraga, Satani yamukoreraga. Icyo gihe Satani ntabwo iryo zina yakarigize, ubundi yitwaga Lucifer. Lucifer ni akazina keza bari baramuhaye akiri mu ijuru, kuko Lucifer, ariko n'ubundi reka tumwite Satani, n'ubundi ibyo wakoze igihe kinini nibyo bikugaragaza. Ubungubu yabaye Satani, n'uwamwita Satani ntaribi. Gusa kera cyane akiri mu ijuru ari Lucifer ubundi ari umuyobozi w'abamarayika mu ijuru. Imana yari yaramusize amavuta mu ijuru, nyuma y'uko Imana imaze kuremwa abamarayika igashaka n'umuyobozi wabo. Rero umuyobozi wabo yaramushatse, amwita Lucifer. Lucifer rero yakoranaga n'Imana bya hafi bari mu ijuru. Yararirimbaga umunsi ku munsi, bagasingiza Imana. Buriya ibiremwa by'abamarayika bibereyeho gusingiza Imana. Noneho ibiremwa muntu nabyo tubereyeho gusingiza Imana. Buriya ni uko tuba turi mu bintu ngo dushaka akazi, ngo dushaka amafaranga ntabwo aricyo twaremewe, ntabwo twaremewe gushaka amafaranga. Ariko nanone ukuntu ikiremwamuntu kimeze, ukeneye kurya, ukeneye gushaka ikigutunga, ntabwo wajya gusenga ufite isereri uri kugwa hasi. Mbere y'uko ubanza kwita ku mubiri wawe na roho yawe ukayitaho icyarimwe. Kuko n'Imana ijya kuremwa ikiremwamuntu ubundi yagisigiye ibiryo muri Edeni. Nabyo turaza kubigarukaho muri Bibiliya. Muri iki kiganiro turibanda gukoresha Bibiliya cyane, kuko iki kiganiro Bibiliya niyo ibisobanura neza. Icyo gitabo cyo kwifashisha cy'amakuru yaturutse aho ruzingiye. Noneho ikintu Imana yapfuye ikintu Satani yapfuye n'Imana ari mu ijuru, ntabwo ari uko Satani yashakaga kujya hejuru y'Imana cyane. Buriya hari abantu bavuga ibintu byinshi. Satani yashakaga gufata ubwami bw'ijuru ngo ajye hejuru y'Imana, ngo yirenge. Noneho ngo Imana yicishe bugufi, abe ari umuntu uyobora ijuru. Noneho Imana ijye hasi. Cyangwa abandi bakavuga ati Satani buriya yabonye amaze kumwica, amaze guhaga, aravuga ati none urabizi, ati ubutegetsi bw'Imana njye uzasigara kuri iyi ngoma njyenyine. Urumva nyine we n'abamarayika, we yari ayoboye abamarayika, yari azi ukuntu Imana ikora, yari azi, mbese yari umuntu wa hafi w'Imana, yari nk'umujama w'Imana, wa muntu uri hafi yawe azi ibintu ukora buri munsi, mugendana, museka, mukora ubugoryi, nubwo mu ijuru ntabwo bwabagaho, musenga, ibintu byose mukaba mubiziranyeho, ibyo bita umujama wawe. Satani nawe Lucifer niko yari ameze akiri mu ijuru. Ariko icyo kintu ntabwo aricyo cyamubabaje, nta nubwo aricyo cyatumye atandukana n'Imana. Ahubwo ikintu cyatumye atandukana n'Imana, Imana bigatuma imwirukana mu ijuru, ni ikintu kimwe. Imana yaremye
ikintu nyamukuru cyatumye Imana itandukana Satani ashwana n'Imana ni uko mu ijuru haje gusesekara inkuru bavuga ati rero mwa bamarayika Imana yarabafashe irabatera igakoresha inama aravuga ati rero mu kuntu bimeze mwa bamarayika mwe tugiye naraje natekereje akantu. Imana aravuga ati natekereje akantu nsanga hakwiye kuba ikiremwamuntu. Satani yumva noneho kamubaye ati ikiremwamuntu ngiye kubona umuntu duhanganira isoko. Urumva Satani aba ashaka buriya nta kintu kiryoha nko kuba uri hiti, uba ushaka hiti wenyine. Iyo uri kubona umuntu ugiye kuzamuka cyangwa uba wumva atakurusha hiti. Noneho ampulisi ikiyongereye uwo muntu, icyo kiremwamuntu cyari kigiye kuvuka kiremwe mu itaka, gikuye mu itaka. Noneho kikaremwa mu ishusho y'Imana. Noneho Satani yumvishe iyo nkuru agira ubwoba. Avuga ati noneho ibi ni ibiki? Hagiye kuvuka Imana igiye kurema ikindi kiremwamuntu. Twari tuzi ko ari twe dufite hiti, ari njye ufite hiti, ari njye nk'umumarayika. Kumva niba igiye kurema ikiremwamuntu kizagira n'umuyobozi. Noneho Satani agira ubwoba aravuga ati noneho kaba karabaye. Tuvuge hano ukuntu byagenze mu Imana iremwa ijuru n'isi. Kuko Imana iremwa ijuru n'isi ibintu mu ntangiriro Imana yaremye mu ntangiriro umutwe wa mbere. Imana yaremye ijuru n'isi irema ibintu irema n'abantu. Umutwe uravuga ngo Imana iremye ijuru n'isi ibintu n'abantu. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Ibi ngibi byose byabaye barateguje abamarayika babivuze ko Imana igiye kurema umuntu mu ishusho yayo. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Yaremye ijuru n'isi. Sibyo? Isi ari ikivangavange kitagira ishusho kandi iriho ubusa. Umwijima wari ubundikiye inyanja y'amazi n'umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo. Urumva Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikivangavange iriho ibintu byose biri mu kavuyo, amazi. Ikivangavange ni ikintu kiriho ibintu byinshi mu kavuyo atari ku murongo. Umwijima wari ubundikiye inyanja y'amazi n'umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo. Imana iravuga iti ntihabeho urumuri, urumuri rubaho. Imana ibona ko urumuri ari rwiza, nubwo itandukanya urumuri n'umwijima. Urumuri irwita amanywa, umwijima iwita ijoro. Burira buracya uwo munsi wa mbere. Imana iravuga iti ntihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanye amazi n'ayandi mazi. Imana ihanga ikirere maze itandukanya amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere, biba bityo. Ikirere Imana icyita ijuru. Burira buracya ubu munsi wa kabiri. Ubu turi kuvuga ku iremwa ry'ijuru n'isi n'ikiremwamuntu n'ibintu byose biba kuri iyi si, ibinyamaswa n'iby'ubutaka, amazi, ubutaka, ibintu biba kuri iyi si. Imana iravuga iti amazi ari munsi y'ijuru nateranire hamwe. Maze ahumutse hagaragare, biba bityo. Ahumutse Imana ihita ubutaka. Ibidendezi by'amazi ibyita inyanja. Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka nibumere ubwatsi butoshye, n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi, n'ibiti byeraho imbuto zifitemo umurama, bikurikije ubwoko bwa buri giti, biba bityo. Ubutaka bumera ubwatsi butoshye, n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi, n'ibiti byeraho imbuto zifitemo umurama, bikurikije ubwoko bwa buri giti. Imana ibona ari byiza. Buriya buracya umunsi wa gatatu. Aha ngaha rwose Satani nta kibazo yagakwiye kuba agira, kuko ikiremwamuntu cyari kitararemwa. Hagiye wenda avuga ngo n'Imana yabivuze, ushobora kubona wenda n'Imana itakiremye, ariko gusa Imana ikomera ku ijambo ryayo. Satani yari agitegereje. Imana iravuga iti
dukomeje gusoma umurongo wa 14. Imana iravuga iti ntihabeho ibinyarumuri mu kirere cy'ijuru bitandukanye amanywa n'ijoro, biba ibimenyetso biranga ibihe by'amakoraniro, bijye kandi biranga iminsi n'imyaka. Buriya umunsi ugizwe n'ijoro, hari igihe cy'umucyo n'igihe cy'ijoro. Noneho hakomeza havuga ngo byakire mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi. Biba bityo, nuko Imana ihanga ibinyarumuri binini bibiri, ikinyarumuri kinini kugira ngo kigenge amanywa, n'ikinyarumuri gito kugira ngo kigenge ijoro, ihanga n'inyenyeri. Iyi nyenyeri rero ni nayo turaza kuvuga ukuntu yaje guhahamura Satani ku nshuro ya nyuma. Noneho bamaze kumenya ko ikiremwa umuntu agiye guhanagurwaho ibyaha mu gihe cy'umunsi umwe wonyine, Imana ibishyira mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi, no kugira ngo bigenge amanywa n'ijoro, bitandukanye urumuri n'umwijima. Imana ibona ari byiza, burira buracya uwo munsi wa 4. Imana iravuga ati amazi najagatemo utunyamaswa tuzima, n'ibiguruka biguruke hejuru y'isi munsi y'ikirere cy'ijuru. Imana irema ibikoko nyamunini by'inyanja n'ibinyagambura by'amoko yose byuzura amazi. Irema n'ibiguruka byose bya buri bwoko. Imana ibona ari byiza. Imana ibiha umugisha ivuga iti nimwororoke mugwire, mwuzure amazi y'inyanja n'ibiguruka bigwire ku isi. Burira buracya uwo munsi wa 5. Imana iravuga iti ubutaka nibubyare inyamaswa nzima zikurikije amoko yazo, izishobora gutungwa, izikururuka hasi, izo mu ishyamba, zose zikurikije amoko yazo. Biba bityo. Imana ihanga inyamaswa z'ishyamba n'izishobora gutungwa zikurikije ubwoko bwazo, n'intondagizi zose zikurikije ubwoko bwazo. Imana nabyo ibyo ibona ari byiza. Kano kajambo, buriya ikintu cyose Imana yaremaga yabonaga ari cyiza. Niyo mpamvu yafataga undi munsi, niba kuwa mbere yaremye ikabona ari byiza, bati sawa ukuntu bimeze, ibintu naremye nasanze ari byiza, ngiye kongeraho undi munsi ndemwe n'ibindi, gutyo gutyo gutyo. Buriya ikiremwamuntu ni cyo kintu Imana yitondeye, ikintu Imana yamaze iminsi 6 iri kurema, ariko ikiremwa cyavutse ku munsi wa 6. Imana iravuga iti noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Umugabo wa mbere abayeho kuri iyi si bamwitaga Adamu, umugore bamwita Eva. Gusa Adamu nawe, uriya Imana ijya kurema umuntu yabanje kurema umugabo, umugore ava mu rubavu. Niyo mpamvu bavuga ko abantu muri iyi minsi bavuga ngo uru rubavu uri igice cy'ubuzima, uri igice cy'igice cyanjye, uri igice cy'igice cyanjye. Mbese urubavu, umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo, Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu. Niyo mpamvu umugabo ahura n'umugore bakaba umwe, agasiga ababyeyi akajya gukora ubukwe, akajyana na sheri we bakajya kurera za bakobwa na za hungu. Turacyakomeje. Imana ibaha umugisha. Ubu ni umugabo n'umugore yari imaze kurema. Imana ibaha umugisha, irababwira ati nimwororoke mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose gituruka ku butaka. Ivuga iti dore bahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, n'igiti cyose cyeraho imbuto zifitemo umurama, bizaba ibiryo byanyu. Buriya Imana yarabaremye ituvuga ati rero ngiye kubaha n'ibiryo muzaba murya muri iyi minsi. Inyamaswa gusa yarabwiye ngo igiti yabahaye n'itegeko, yarababwira ngo hari igiti mutemerewe kuryaho cyo muri ubu busitani.
inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, ikikurura hasi cyose, ikifitemo ubuzima cyose, mbihaye ibimera bitohagiye ngo birishe. Nuko biba bityo. Imana ireba ibyo yari imaze gukora byose, isanga ari byiza rwose. Burira buracya umunsi wa gatandatu, hano umunsi wa karindwi. Ku munsi wa karindwi Imana isoza umurimo yakoraga. Nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umurimo yari imaze gukora. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi irawiyegurira, kuko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Niyo mpamvu umunsi wa karindwi ari umunsi wo kuruhuka, ari umunsi wo kujya nk'uko Imana yaruhutse nyine. Ngaya amavu n'amavuko y'ijuru n'isi n'igihe biremewe. Gusa Satani rero byamuhabaje, ati ikiremwamuntu kiraremwe, ati noneho ngiye guhangana n'ikiremwamuntu, ngiye guhangana n'umuntu uvuye mu itaka. Ariko uzi kuba ufite bizinesi, uri CEO wa kampani, noneho ukajya guhangana n'umuntu noneho udafite n'ishuri na rimwe, w'inkandagira bitabo. Umuntu ufite warize, wize pirimeri, wize segonderi, wize PhD, wize bachelors, za masters urazifite aho ngaho, za PhD, ufite dogiteri, n'indangamuntu yawe barayihinduye banditseho dogiteri, none ugiye guhangana n'umuntu w'inkandagira bitabo yarangije na pirimeri, mugiye guhanganira akazi ngo ni uko ufite ubwenge. Ibyo ngibyo Satani byaramuhabaje, avuga ati rero iki kiremwamuntu cyaburemye, ngiye kukwereka ko wibeshye. Aha ngaha amakimbirane yatangiye guhera rero, itangira kubwira Imana ko ibyo ikora byose yibeshye, kuba yaremye umuntu ko ari ukwibeshya. Avuga ati rero ngiye kukwereka ukuntu wibeshye wa Mana we. Iragenda itegura umupangu. Ya Satani ni mapanzi, ibintu byose akora aba yateguye, ntabwo ari ukuza ngo ntabwo yagushukisha amafaranga uri umukire. Abanza agategura, akareba ahantu irari ryawe riri, akareba ikintu irari ryawe rishaka, nicyo agutegeramo. Naho Satani ukuntu byamugendekeye, yarateguye, avuga ati rero bariya abantu bawe ari muri Edeni ngiye kubagusha, bereka ahantu hari intege nke ze. Ya Satani yibwiraga ko nagaragariza Imana ko umuntu ari mubi, afite icyaha, arahita amurimbura kugira ngo asigare wenyine, asigare ayoboye. Nuko ava mu ijuru ajya muri Edeni. Gusa ntabwo yagiye yambaye umubiri w'abamarayika, yagiye ari Satani, yagiye ari inzoka. Buriya inzoka ntabwo yari igikururanda, ahubwo yabaye igikururanda bitewe n'igihano. Ntabwo yari igikururanda, ubundi yari ifite amaguru, igendera ku maguru, ari nk'izindi nyamaswa zose. Gusa inzoka yaje kuba igikururanda nk'igihano. Bakomeza batubwira Satani yaragiye ajya muri Edeni, na Adamu na Eva babaga. Adamu yabaga yambaye ubusa na Eva yambaye ubusa, ariko nta muntu uzi ko yambaye ubusa nyine, kuko ibyo ntawe ukwiye kuba barabimenye. Aravuga ati ni umugabo n'umugore, mfite umufasha. Wibuke ko nubwo Imana yaremye Adamu wenyine, yageze aho imushakira umufasha. Ntabwo yaremye Adamu ngo ihite irema Eva ngo ibaremere icyarimwe, ahubwo yarebye Adamu gusa, iravuga ati urabizi, ati uyu muntu akeneye umufasha, ihita imushakira umufasha Eva. Noneho aguma abana ari Adamu na Eva muri Edeni. Satani rero n'ubwibone bwe yaraje ajya muri Edeni, mu busitani bwa Edeni. Hari igiti, iyo iki giti Adamu cyangwa Eva iyo aramuka akiriyeho, ari kugira ubuzima buhoraho, ntibapfe. Noneho hari n'ikindi Imana yari yarabujije kukiryaho. Icyo gihe icyo giti Imana yari yarabujije kugisoromaho. Satani yarababwiye ati icyo giti rwose harya simufite, si Imana yabahaye ibyo kurya, mwagiye se na biriya biryo ko ari ibyanyu mukaryaho mukumva uko
kumva uko uburyohe bumera. Baragenda aravuga ati Imana yarababeshye, nimukiryaho nimujya kuri kiriya giti muzamera nk'Imana. Rero ntabwo Imana ishaka ko mumera nkayo, ahubwo ishaka ko muba muri abantu baciriritse bari aho. Urumva Satani iyo mitwe ye ni uko, kandi icyo gihe aririnda inzoka, aravuga ati mugende muryeho. Nuko akimara kuryaho, ubwo ni Eva, buriya nta keza k'abagore. Umugore niba yaje agasuka umugabo we avuga ngo umugabo ngiye gushuka umugabo wanjye muhe ku giti niba ari zari imbuto, ariko abanje ngiye kumuha ku giti cy'imbuto zari muri Edeni, birangira n'umugabo ariye kuri izo mbuto. Aribyo byaje gutuma n'umugabo ugomba kuba ufite umutwe, ufite amaso abiri, ufite amatwi abiri, ufite agahanga, ufite izuru riri hagati y'amaso abiri. Iyo bitabaye ibyo ufite ikibazo. Ufite amenyo, ufite ururimi, ufite umugongo, ufite inda, ufite isena, ufite ikibuno, ibice bibiri. Iyo bitameze gutyo ntabwo aba ari ikibazo. Ufite amaguru abiri, ufite amaboko abiri, ufite intoki eshanu. Iyo ufite esheshatu ntabwo aba ari ikibazo. Ibyo ngibyo nibyo bakunze kwita polydactyly. Ni uburyo umuntu ashobora kuvukana intoki zirenze 10. Ubundi ikiganza kimwe kiba kiriho intoki 5, ikindi kiganza kiriho intoki 5. Noneho iyo atari intoki 5 aba ari ikibazo. Zishobora kuba zabaye nyinshi, akaba ari ikiganza kimwe cy'intoki 6 n'ikindi cy'intoki 6. Ugasanga afite n'amano, nabo niko bimeze 5. Niko buriya Imana yashatse ko ikiremwamuntu kimeze, kivuka kimeze. Na Satani amaze kurega Adamu na Eva, amaze gukora icyaha. Ubundi Satani bamwita the accuser. Araza akagukoresha icyaha, yamara kugukoresha icyaha akakurega. Araza ati si ureba ba bantu waremye, bya bintu wabujije babikoze. Si ureba narakubwiye, rega Mana we, ushatse ibintu poroje yawe yo kurema ikiremwamuntu wayireka kabisa. Kuko niba ikiremwamuntu urakizera ko kitakora icyaha, koko dore ibintu gikoreye muri Edeni, kandi nibo bashutse, wumve ko nta keza ke. Noneho nyuma y'uko abashutse yagiye kubarega ku Mana, aravuga ati ba bantu bawe uranga gutya bari kuturega, ibi byaha abantu baba barimo. Sureba abakobwa b'i Kigali, sureba abahungu b'i Kigali, sureba abasaza, sureba abana, sureba. Kandi rero we agenda kuvuga mu izina, kuko buri muntu identity nk'ikimuranga ni izina. Agenda avuga ati kanaka, ati kanaka ari muri ibi, kanaka ari muri ibi, kanaka ari muri ibi byaha, kanaka ari muri ibi byaha. Noneho kandi n'uba babigushyizemo, nyuma yo kubigushyiramo agahita agenda nyuma yo kubigushyiramo akajya kukwereka ku Mana ati wa muntu wawe se ibyo yirirwamo
ugatukana. Noneho ibyo ngibyo yabivugaga n'amategeko y'Imana ataraza. Turaza kuvuga ukuntu Mose yazanye amategeko y'Imana, noneho Satani agafatira akavuga ati none ni ibi Imana ishaka, noneho ngiye kunyuzamo umurongo, mbonye uburyo bunyoroheye nzajya nshukamo abantu. Niyo umuntu avuga ngo ntugatukane, wowe ugashaka ngo ntukibe, wowe ukavuga ngo niba se ndabahone, nahise inzara ninyica, rega ngomba kurya ibyimejeje. Hajya babyita abantu b'iyi minsi bavuga ngo bazarya ibyimejeje, ntibashaka gukora, ntibashaka kuvunika, ngo bazajya barya ibyimejeje gusa, niko bavuga. Rero niyo mpamvu umuntu uteganya kurya ibyimejeje ngo ari gushaka kujya kwiba abantu, umunsi bamufashe nibwo bakamufunga, nibwo azamenya ko ibyimejeje ahubwo bizamumeraho ari muri gereza. Noneho nyuma yaho Imana yarebye ijya muri Edeni avuga ati Sekibi dore ibyo wakoze. Kuva ntangiye kurwana kuba wafashe ikiremwamuntu ukajya kugishuka, kuva icyo gihe inzoka icibwa amaguru ihita iba igikururanda, kuko ubundi inzoka ntabwo yari isanzwe iri igikururanda. Ibyo bita rewutayire. Buriya ujya kureba mu bijyanye n'ibinyabuzima, isomo ry'ibinyabuzima uzareba amakarasi, harimo ijambo rewutayire. Rewutayire ubundi ni ibinyabuzima, ni ibinyabuzima bikurura inda. Buriya n'inzoka ntabwo yakururaga inda, ni uko nyine baje kuyihana ati wowe dore ibyo wakoze, bajya gushaka abantu niremeye koko. Buriya n'ikintu cyabazaga Satani cyane, bavuga ati noneho tugiye kuba abamarayika ni abakozi bacu. Ni abakozi bacu gute? Buriya twebwe turasenga, twamara gusa wenda ufite ikibazo cy'amafaranga, wenda urarwaye se, indwara yawe yanze gukira, wenda hari ibintu biri gusaba Imana, hari ibibazo byinshi biri gusaba Imana. Buriya hari ibintu byinshi uri gusaba Imana. Imana iravuga ati igiye kohereza umumarayika wanjye aza gufasha. Noneho Satani byavuze ngo tugiye kuba abakozi b'aba bantu koko? Ati ntabwo byashoboka, ntabwo byavamo. Imana rero nyuma y'uko Satani amaze gushuka Adamu na Eva, yahise avuga ati rero ngiye kwirukana mu ijoro, ndabona nta keza kawe. Imana ihita yirukana Satani mu ijoro. Ariko mbere y'uko Satani ava mu ijoro, habanje kubaho intambara gatoya yahuje marayika. Buriya hari marayika warindaga Imana, warwaniraga Imana, bamwitaga marayika Gaburiyeli. Marayika Gaburiyeli akaza na Lusifa yari afite abantu be. Marayika Gaburiyeli yari afite abantu bamuri inyuma, kuko ubundi iyo bajya kuvuga buri muntu aba ari ku ruhande rwe. Gutya tureba filime tukavuga ati iyi filime ukuntu imeze, harimo tipe na dibande, twebwe turi ku ruhande rwa tipe, natwe turi ku ruhande rwa dibande. Ariko nyine tuba tuzi ko uko byagenda kose 99%, tuba tuzi umuntu uri butsinde, tuba tuzi ko tipe wa filime ari butsinde dibande. Nibyo bimeze mu ijuru. Nubwo Satani yagerageje ibintu byo kurwana, azi ko atatsinda, yararwanye kwa kwihagararaho ke nyine nk'umuyobozi. Yego umuyobozi utihagaze wose aba uyobora bagucishamo ijisho. Noneho Satani ukuntu byagenze, abonye bimuyobere atangira kurwana, ati basi reka noneho reka nirwaneho ndebe ko natsinda. Ariko n'ubundi amahirwe yo gutsinda siko yari hafi ya nayo. N'ubundi nta kintu yari gutwara marayika Gaburiyeli.
nuko marayika Gaburiyeli yaramumanuye, yaramufashe amumanura amuzana kuri iyi si. Gutyo yirukanwe mu ijuru, atangira noneho kuvuga ati nubwo mvuye mu ijuru nasebye, ngiye kuzajya nkomeza. Ubundi yari afite intego avuga ati abantu ba Mana, umushinga waremye wo kurema abantu, umushinga wawe wo kurema abantu ntawe uzacamo kabisa, waribeshye. Rega ni njyewe uri mukuri, ibyo wigira byose, ibintu byo kurema abantu ntabwo ari ibintu abantu baremye, ni abanyabyaha, baribeshye. Ariko nanone baje gusanga, niyo tuvuze mu gitabo cya Nowa, uriya Nowa uzi ko Imana yageze ahantu iza kurimbura isi yirimbushije umwuzure, ariko nanone ikabona hari umuntu uri gupfa kugerageza w'intungane witwa Nowa. Noneho ikavuga ngo reka basi Nowa we reka mwihorere, Nowa n'umuryango we. Uzi ko Nowa n'ifi yamumize ikamuruka, ifi yaramumize iramuruka. Niba ari dolphine, buriya hari ubwoko bw'amafi, hari za terapiya, hari za tomusoni, ariko abantu bitwa ba tomusoni bambabarire, hari za dolphine. Noneho we iriya fi nini niyo yamumize, amara igihe kinini mujye muri gitabo, muri biriya murabibona, amara igihe kinini ari mu nda y'iyo fi, ntiyagira icyaba. Noneho Imana umwuzure, Imana iramurokora, ararokoka we n'umuryango we. Haje kugenda abantu benshi bagiye bagaragaza ko ikiremwamuntu ari ikiremwa rwose gishobora guhangana, nubwo hari ibiremwa byinshi byose ari byinshi ari abanyabyaha rwose, mbere harimo n'intungane, harimo n'abagerageza. Niyo mpamvu Imana yakomeje kureka ikiremwamuntu kikabaho. Abantu bajya bibaza ngo kuki Imana ubundi itarimbuye Satani, ngo kuki Imana itarimbuye Satani, Imana itarimbuye Satani, ati Imana kuki itarimbuye Satani kandi Satani yarayihemukiye. Imana yavuze ati yego Satani yarabimukiye, ariko ni ikiremwa cyanjye, ni njye wamwiremeye, kimwe n'abantu ni ibiremwa byanjye, ni njye wabiremeye. Aho kugira ngo namfate ikintu niremeye nkunze ngende nyangize, wenda nzakigira imbabazi kibeho. Buriya ni nayo mpamvu buriya Imana yanze kurimbura Satani n'abantu. Ni ibiremwa by'Imana, ariko nyine uko byamera kose igihe kizagera ku munsi wa nyuma. None yabonye ko ikiremwamuntu rwose ibyaha cyabigize kunywa amazi, bigize nko kunywa amazi. Ikiremwamuntu igihe kizagera ku munsi w'imperuka, abakoze ibyaha bazajya bafata buri muntu ati wowe dore ibyaha byawe ngibi, kuki uri ku isi utakoze ibi n'ibi, bafate B bamujyane, bafate C, abantu bose. Noneho Satani rurangiza nawe se ati Mana yanjye nagukoreraga, none dore Mana nayo imwohereze. Ariko uzi kuvuga ngo iyo nibutse ko nzapfa rwose mpita ngira ubwoba. Ariko uzi kuba uvuga ngo nta myaka, uzi gushya imyaka igihumbi, kandi igihumbi si ukuvuga ngo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kugera ku gihumbi. Ahubwo igihumbi ni nko kuvuga imyaka myinshi. Ni ukuvuga imyaka myinshi. Buriya ikiremwamuntu kizashya imyaka myinshi. Niyo mpamvu, ariko ikiremwamuntu cya kindi cyahemukiye Imana, abizi na nyuma ya Yobu haje Mose ari nawe watanze amategeko y'Imana n'ubu tukigenderaho uko ari 10. Urajya usenga Imana imwe, urajya usenga itegeko rya mbere rya Mose, urajya usenga Imana imwe gusa, uzaba ariyo ukunda gusa, ntuzarahire izina ry'Imana mu busa. Kuko abantu bavuga ngo
ndarahira imbere y'Imana sinzongera, ejo bundi ukaba urongeye, ndarahiye ngo ninguza nzakwishyura, bya bindi byo gupfa kurahira imbere y'Imana uko yiboneye. Ngo icya gatatu bakavuga ngo izina ry'Imana urajya utunganya umunsi w'Imana. Urabona Imana yaremye mu gihe cy'iminsi 6 umunsi wa nyuma, umunsi wa karindwi iraruhuka. Ndetse nk'aba hano uzavuga ngo badive ngo baruka ku isabato, ngo nta mudive abona ku isabato ngo wagiye mu kazi. Buriya niwe wita umunsi wa karindwi wabo. Gusa Imana yaruhutse ku munsi wa karindwi, aho bavuga ngo urajya utunganya umunsi w'Imana. Ikindi cya kane, urajya wubaha ababyeyi bawe. Abantu ntibashaka kucyubaha, abantu b'iyi minsi cyane cyane abakobwa b'ikigo bacyubaha ababyeyi babo, bagiye ngo bajye gushaka amafaranga, ntibacyubaha inama. Reka Imana icisha mesaje mu babyeyi bawe, akaba aribo bakugenga. Iyo umuntu utubaha ababyeyi biwe ameze nk'ifi iri kugendera ku butaka, nubwo itamara amasegonda. Igihe tuzapfa ziba zifite umwuka uhagije, kuko nubwo zihumekera mu mazi ariho zibonera ogisijene, ariko nyine mu mazi niho zihumekera, zigiye ku butaka zahita zipfa. Irindi, iryo ni irya kane. Urajya utunganya umunsi w'Imana n'ibyo babyeyi bawe. Ntuzice, irya gatanu. Ntuzasambane, irya gatandatu. Ntuzibe. Abantu bavuga ngo bazarya ibyimejeje, ngo bazajya kwiba ibintu by'abandi, aba ngaba ni ukubasabira ku Mana. Irya munani ni ntuzibe, ntuzasambane, ntuzabeshye cyangwa ubeshyere abandi. Itegeko rya 9, ntuzifuze umugore wundi. Buriya umuntu wo kuri iyi si buri wese ageneye umugore we, umufasha we. Nk'uko Adamu nyine yavutse, nako we ntabwo yavutse. Imana yaramubumbabumbye mu gitaka, imushakira umufasha. Noneho irya 10, urajye wubaha ntuzaheze izina ry'Imana cyawe zifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Hari urabona bavuga ngo ntuzibe, bakongera kuvuga ngo ntuzifuze kwiba. Buriya dufata gatoya nko kuvuga ngo Imana, ngo gutuka Imana. Buriya abakora ibyaha byinshi batabizi, akavuga ngo gutyo utukira Imana mu mutima, nacyo aba ari icyaha gikomeye cyane. Ibaze ko n'ibyo Yesu atabikoze igihe yari ku musaraba. Nta n'uwoza na Yobu nawe ntiyabikoze. Buriya Yobu Satani yakomeje aba umuntu akiyuza, aregana. Satani aragushuka akakureka, niko ubundi akora we. Niyo gahunda yaba ati ngiye niyo plan y'umunsi, nzajya ngushuka nkureke njye kukureka. Bava ati sureba nta keza k'abantu burya, ngushuke njye kukureka nta keza k'umubiri. Buriya niyo mipango aba yifitiye umutwe we, nta bindi. Buriya nyine aba ari kumva ari wa muntu ushaka gusubirana, icyo aba ari kumva ikiremwamuntu wakirimbura burundu, agasigara we nubwo bitashoboka, agasigara we n'abamarayika be. Kandi ikindi kintu, Satani ajya kuva mu ijuru ntiyasabye imbabazi, avuga ati wenda Mana we nubwo naribeshye nciye bugufi nsabye imbabazi, ntabwo nzongera. Imana ari inyampuhwe yari kumubabarira, ariko se yasabye imbabazi ko yari afite ubwibone. Avuga ati wa Mana ibyo nkubwira ni ukuri, bariya abantu waremye nta keza kabo, ahubwo ngiye gukora uko nshoboye kose, ngomba kukwereka ko ugomba kubarimbura bose, ukabakura kuri iyi si, agasigara nta kiremwamuntu kiriho. Gusa ibyo ngibyo yarabinaniwe, ubwo n'uwo yari agihari. Noneho hari n'undi mugabo witwa Yobu. Yobu nawe yari umuntu ufite ukorera Imana, ufite amashyo, ufite ibintu byinshi,
Yahu turaza kumugarukaho nyuma. Tube duparikiye aha, iki ni igice cya mbere, turaza gukomerezaho igice cya kabiri mu kanya, ariko ubanza making sure ko watanze like, washarinze